kabisa. Mu by'ukuri iriya mbunda ninjye wayirashishaga, aho indege ya Habyarimana rero imariye kugwa mu gitondo cyangwa ku mugoroba nko mu masaa 12 nibwo bampaye amabwiriza yo kwizamura hariya hejuru. Iyo batangiraga kurasa nabaga ndi ahantu gatoya nkigirayo, bamara kurasa bakabwira abaza kwataka bati nimugende twamwishe, ubwo nanjye nakumva batuje nkaza nkongera nkasubira ku mbunda, batangira kuzamuka nabo baje nkongera nkabarasa bagasubirayo birukanka. Nkamaze iminsi igera nko kuri 4. Mu by'ukuri nta mutuzo mfite, nta mutuzo mfite. Mu by'ukuri iriya mbunda ninjye wayirashishaga, no kuva mbere ntaraza no tutaraza hano muri 600 ni nayo nakoreshaga tukiri inyuma iriya aho twari twasize bagenzi bacu ku rugamba aho twari turi, ni nayo mbunda nakoreshaga. Noneho igihe kigeze izana nayo za muri 600. Aho indege ya Habyarimana rero imariye kugwa mu gitondo cyangwa ku mugoroba nko mu masaa 12 nibwo bampaye amabwiriza yo kwizamura hariya hejuru. Ubwo nabonye amabwiriza rero kwizamura hariya hejuru, ndagenda ndahajya ndabanza ndareba, kubera ko cyane cyane ikibazo twari dufite ikibazo cyo muri Kanjepe, niho ibitero byari byiriwe bituruka biza kugira ngo byatake senete. Ubwo rero mbona narayizamuye ndayihageza, ntangira gukora akazi. Ibitero byagiye biza biturutse Kanjepe nkabisubiza inyuma, ibiturutse Kacyiru nkabisubiza inyuma, ku buryo ahantu hose nabaga mpareba mpakontorora. Ubwo rero ntabwo byari byoroshye, bamaze kubona ko nababujije amahwemo nta handi bapfumurira. Icyo bakoze bo bahisemo kugira ngo basenye iriya nzu, bayidusenyereho na VIP bacu, abaminisitiri bari baje muri guverinoma y'inzibacyuho, abayobozi bose nimwo bari bari, harimo n'abandi cyane cyane nk'abagiye barokorwa n'abasirikare bakabazana bakabashyiramo inkomere, abantu benshi. Noneho bafata icyemezo cyo kugira ngo bayibombaride, bayisenye, bayiture hasi, barwana no kugira ngo barase iriya mbunda. Barahibanda ku buryo baharasaga biteye ubwoba. Baraharashe, baraharasa ku buryo nk'aya masaha hari habaye umukungugu gusa n'umwotsi w'imbunda, hatumba umwotsi ku buryo wabonaga hahiye. Ubwo rero iyo batangiraga kurasa nabaga ndi ahantu gatoya nkigirayo, bamara kurasa bakabwira abaza kwataka bati nimugende twamwishe, ubwo nanjye nakumva batuje nkaza nkongera nkasubira ku mbunda, batangira kuzamuka nabo baje nkongera nkabarasa bagasubirayo birukanka. Bagerageje no kuza bari hagati ya za Brende, arizo bagira ngo zatake zize zidusange hariya. Noneho namara kurasa ifantre yabaga iri hagati ya za Brende yasubira inyuma yiruka, na Brende zikongera zigasubira ko ntizashoboraga kuza zidafite abazigadinze, zigasubirayo. Hariya mubona muri rompuwe ya Kimihurura, hariya uruhande rwa Rweranzo, hari wazi nta ruhande rwa convention kuri convention hariya kuri iriya rompuwe. Akenshi aho ngaho n'ahantu hari ambasade y'Abanyakenya niho bakundaga guturuka. Noneho Brende zikaza muri kariya gahanda kazamukaga kava hariya hepfo hamwe nko kuri convention mu Rugando, kazamuka, izindi zikaza ziturutse muri kaburimbo, izindi zikaza ziturutse hasi zihishe kugira ngo zihingukane hariya ku ntuze ku muhanda hafi naho ambasade y'Abanyakenya yari iri. Ubwo iyo batangiraga kuza rero nahitaga mbabona, iyo nababonaga nkabamishamo amasasu bakiruka. Abandi babaga bageze muri rompuwe nkabarasa nabo bakiruka bagasubira inyuma, basubira inyuma za Brende nazo zikongera zigasubirayo zirukanka nazo zigahunga. Ariko ubwo hagati aho imbere yanjye n'ubundi hafi aho ngaho habaga hari abasirikare bacu, kuko izo Brende zabaga zije kugira ngo zize zibacemo zibakandagire zibace hejuru
noneho zikomeze zize zigera muri senide. Ariyo n'abasirikare bacu ntabwo babaga baboroheye, nabiyo bumvaga ndashe basubiyeyo nabo barahagurukaga bakarasa. Uko niko byagendaga, nkamaze iminsi igera nko kuri 4 mu by'ukuri nta mutuzo mfite, mbandasa umunsi ku wundi. Baraharashe ku buryo iriya nzu barayishwanyaguje, yari igizwe n'ibirahuri, bararasaga igikompara cyaga uruhande, ibirahuri byose bikameneka, gisigara ari ikintu cy'igihangari kidafite isura. Uriya yari umufasha wanjye, nari mfite abasirikare 4, uwa 4 yabaga ari hafi yanjye, abandi bari hirya bamfasha gushyira amasasi mu isheni. Ariko nyuma aza kuhagira ikibazo, noneho babandi 3 bandi basigaye ntibashobora, sinabemerera ko bagaruka hano, twakongera kunyegera. Icyo nakoze bo nabigijeyo, mbashyira ahantu mu mayesikariye amanuka ava hejuru. Nabwira nti rero jyewe nimundeke, nizajya nkenera amasasu hari ukuntu nzajya mbacira isiri, mukaza mugafata, kugira ngo twese tutaza kugira ibibazo kimwe hamwe, tukaza kubura n'ushobora kuhakura undi cyangwa uwasigara akora akazi. Ntabwo abasirikare nabigijeyo, mbashyira hasi, ndababwira nti njye nzajya mbaterera isheni, cyangwa njye nyizanire nyishyitse hano ku muryango, muyikure muyisenge subire ku mbunda. Baranyumvira bajyayo, ngiye ko narasaga, namara kurasa isheni nkayifata nkayirukankana, nagendaga nkuroringa. Hari hejuru hari hashashe amabuye, hari amabuye y'urusekabuye, harimo na za sora z'imirasire, kugira iyo umuriro wabaga wagiye rimwe na rimwe bakoreshaga uwasora. Abasirikare rero bakajya ntuza nkayishyira ku muryango, nkabahamagara bakaza bakazakira basubiramo hasi, kugira ngo bo batajya hejuru, twese tutaza kugira ikibazo rimwe. Nabwo nti ubwo mwumvise ntuje ntarasa, mujye mureba ko nkiri muzima. Ubwo bumvaga ntuje, yenda bari birukanse ntawe nkibona ucaracara, nkaba ndatuje, ariko n'ubundi nkomeza ndeba imbere, kugira ngo ndore ko hari umuntu ucaracara aho ngaho. Hari naho bageze hariya kuri rompo ya Kimihurura, naharasiye abasirikare babo benshi, abandi baba inkomere, ku buryo bagerageje no kuhabakura, ndababima. Barirukanka bageze imbere, bagaruka kuza kubatwara, ndabareka baragaruka, bahagarukira, ndonera ndarasa, mparasira n'abandi, basubirayo. Noneho baza bitwaje burende. Uwo munsi niwo munsi nahuye n'ibibazo ntazibagirwa mu buzima bwanjye, ndwana no kubatesha izo ntumbi, nabo bashaka kuzihakura n'inkomere, bamwe bakambakamba bakuruza inda, bananiwe guhaguruka ngo bagende. Hariya muri rompuwe hagati kuri convention. Aho uwo munsi rero niho nahuriye n'ibibazo bidasanzwe. Ubwo twarakomeje turarwana, bumaze kwira, abasirikare bacu bagiye bahacaginga n'imbunda, barazihakura, intumbi ziguma aho ngaho, ntaho bari buzishyire, bazirekeye aho ngaho. Nibwo bazaga iyo bwamaraga kwira, abasirikare bavaga hariya mu ndake bakaza bakasanga hariya hejuru, bakaza kunshimira. Bakaza kunshimira, bakambwira bati wadutabaye umunsi rwose, batangira kumbwira ibyari bihari, abantu basirikare naharasiye uko bimeze. Baravuga bati kabisa uyu munsi wagakoze, atari ko kuba ukiriho rwose turashima Imana, bati wihangane kabisa. Bakaza bakansura, tukaganira, bati ubwo dusubiye, ubwo bagahita basubirayo. Hazaga bake bashoboraga kongeraho, abandi bakaza banzaniye amazi, abandi bakaza banzaniye za fanta, aho nabaga ndi hejuru hariya, ko babaga bazi ko njye nta handi nshobora kujya mba niriwe aho ngaho. Naraharwaniye ku buryo, kubera ni imyuka y'imbunda, ari imbunda narasaga, ari n'imyuka y'izo bandasaga zangwaga iruhande aho ngaho. Mbega nari nabaye nka kuri ubona shampome bimeze, cyangwa n'icyuma gisya kirekura imyotsi. Kirekura imyotsi. Niko nabaga ameze mu ntuze yanjye, ari mu gihanga, ari no mu myanya y'ubuhumekero, ku buryo no kunywa amazi byananiraga, nari narumiye, no guhumeka bikananira. Gusa ndagerageza
uko rero nirwo rugamba narwaniye hariya, gusa nahamaze ibyumweru birenga 3 mba hariya hejuru, ariko mu cyumweru cya mbere niho nahuye n'ibibazo byinshi cyane. Ubwo nahuye n'ibibazo byinshi cyane. Ubwo rero nibwo babonye hano bitangiye kugira gusa naho bibananiye, batangira gutatanya ingufu muri kanje pe, zimwe zijya kuri jari, abandi bajya kwataka ku irebero. Noneho ubwo nanjye nkagenda asa naho ngabanukirwa, bakajya banshugunyira gusa nta ntuza, nta infantry iza kwataka, ko babonaga nta handi baca. Iyo bageraga bacyakantano kuri rutere, mutwabaga tumwumvaga ati ka kanyenzi bakishe kapfuye, bakamanuye rwose kahavuye. Bavuga wowe? Bavuga jewe. Noneho ubwo bakagira murare, bakaza birukanka n'imizi n'imiganda. Bagera hariya aho nabaga mbabona, nkamona nkabamishamwe urusasu, nkabarasa rwose byiza, kuko bazaga mbareba nkabitegura, nkabarasa bakongera bagasubirayo inkungu, bakirukanka bakagenda, bati yatubeshye, bagasubirayo. Ubwo rero babona nta kundi bazabigenza. Hari n'indege zashatse kuza kundasa mu gitondo ziturutse Kanombe. Abari kuri stade barambwira bati hari indege zije. Bahamagara abacu abari hasi, barampamagara, bohereza umusirikare araza arambwira. Icyo gihe itumanaho twari dufite rike cyane, hagirwaga n'abayobozi. Arambwira bati hari indege zije, ariko hagiye kuhagera urede indege zo zamaze kuza, zaje ataranangeraho. Ubwo nahise numva ijwi ry'indege, imbona ndayihindukiza nyerekezayo. Nyerekejeho mbona isa naho yaba hano kuntuza munsi yo kwa Rando gatoya, izira hasi gutya. Ubwo nahise nyirasaho, nyirasheho babona ko nababonye, ndayirasa irongera irakata isubirayo. Kuva ubwo ntibongeye gutekereza kuza kwataka n'indege, baratinye. Niyo zabaga zivuye Kanombe zije ka Kigali, zacaga hakurya za Nyanza, hejuru kuri ya misozi ya Nyanza, zikamanuka zikarandinga ziciye Nyanza zikagwa ka Kigali. Ntabwo zongeye gucrossinga hariya, nta niyongeye kunyataka. Ntabwo nayihamije, ahubwo yo yabonye ikibatsi cyayo, yabonye ikibatsi cy'imbunda ku mazuru yayo iriho igira itya. Bo baba bana bibonye, buriya hari ukuntu babibona ko bari mu danger, akatariyongera arakata asubirayo. Ubundi iriya ni anti-aircraft, iriya ni anti-aircraft, niko kazi kayo. Irasa indege yitwa 12.7 mm. Buriya igira ibice bitatu, igira bararo, ikagira bipods, ikagira na gun carrier. Agatebe ufunga kuri bipods, noneho ukongera ugafungaho intebe. Igira dupate ibice bitatu. Murayihambura rero. Bararo ntabwo iraremereye, ariko umuntu arayiterura. Ibifite ibiro bike cyane, ntabwo iremereye cyane. Ubwo ni ukuvuga itwarwa n'abantu 3. Muri abo bafasha banjye niko twayifatanije turayizamura. Abasirikare bari bahari, ariko nanone n'imbere bari bahari. Abo nakubwiraga babaga bari imbere yanjye, ku buryo babaga basa naho bagose kuza kugera mu rugando, ku buryo ntawashoboraga kuza ngo ameneremo abe yakwinjira aze agira icyo akora kibe hariya. N'uwari kuba yibeshye yinjiye, n'abari hariya nabo bari kumurasa, bakamurasha. Ikindi twari twamaze gufata eneo nini. Urumva aha hose kuri uyu muhanda uva Kacyiru, uhereye kuri Faisal ukazamuka, ukaza hagacamo umuhanda gusa ukomeza ujya i Remera. Hafi yaho hariya mu rugando n'ubundi hari indi kampani nayo ihakabye ipanuye kugeza hasi mu rugando. Aha hose rero ntaho umuntu yari gushobora kuba yamenera. Ikindi ni uko habaga hari n'amapatrouille. Ikindi nanakubwira ni uko nabo twarwanaga nabo, n'umwanzi twarwanaga nawe, nijoro ntiyashoboraga kumuvinga. Iyo bwiraga zabaga zigeze saa 11, bakoreraga ku masaha nyine nk'abakozi ba leta. Habaga isaha y'akazi n'isaha yo kurelaxinga, bakagenda ubwo bakazongera bagatangira ejo. Ntabwo bashoboraga kumuvinga ngo bagiye nko kugaba uduterefuma, oya, nta nabyo. Nakenshi babaga bashegeshwe, ntabwo babaga bagifite uwo mwanya. Kugira ngo mpave, nahavuye nyuma y'ibyumweru 3, nko mu cya 4 hagati. Icyo gihe intege z'abajepe zari zimaze gucika neza, kuko nibwo bari batangiye kurwana za jari.
barwana no kuri mo Kigali hari imbunda, bashaka no gukuraho Rebero naho hari imbunda, hirya no hino bariho bumva abantu bagiye ahantu hose ibirindiro byabo byafashwe igice kinini, noneho cy'uburasirazuba cyose cyamaze kwigarurirwa n'ingabo zacu. Noneho bashaka kugira ngo bashobore kurwana gusa naho babambira. Ibintu byo kwataka hano bisa naho bigabanuka pe, kwataka kuri Senate byabaye nkaho bigabanuka, hasigara bake bari barinze ikigo. Ni ukuvuga ubwo ni Kanombe yari imaze kuvamo, Kanombe yavuyemo imaze kuvamo, bamaze bose kwegerana hano muri Nyarugenge. Ubwo kanje pe yabaye nk'icika intege, abasirikare babakuramo, hasigara abantu gusa bo kubuzabuza, babakuramo baza gutanga umusadara kuri za mo Kigali, za Jari, za Gisozi n'ahandi nkaho. Ubwo hano bisa n'ibirebaye relax, nta bitero byongeye no kuhaza rwose. Icyo gihe rero baravuga bati ubu noneho manuka, baraza barahankura, mbanza kujya hano kuri mu Rugando. Mu Rugando mpageze ndahagaya kuko hari hagati y'amazu, sinabonaga n'imbere yanjye, ko bagira ngo nze noneho negere kanje pe neza. Mpageze nsanga iriya mbunda ntaho yarasa, ndahagaya, babwira ko naho nabona Nyirasira, banjyana hariya kuri stade kugira ngo nshobore guhangana n'iby'i Kanombe. Naragiye nyishyira hariya gisementi, nyishyira ku gisementi, mpamara nk'iminsi 3 ndahava, njya i Remera hariya kuri ahahoze ari yamusengira ngo ubu ni kuri Kiste ya Kiye ya kuri Kiye, naho mpamara igihe gitoya. Ubwo intambara mu mujyi yagendaga isa naho iyoyoka rwose utacyumva, iyi bari bamaze kuvayo bose birundiye hano muri Nyarugenge. Ubwo n'abaza Bugesera nibo bari bakiriyo igice gitoya, n'ingabo zacu zamaze guca ya za Jari naho ziriyo bariyo barasana nabo baragose mo Kigali. Bamaze kugera za Jari rero ubwo nibwo twaje kuhava. Ariko icyo gihe Kanombe imaze kuvamo, Kanombe imaze kuvamo, imbunda nahise nyijyana nyihereza abandi. Ubwo bahise bampa umutwe w'ingabo nyobora, bahita bampa paratuni nyobora. Ubwo twagiye Jari, tujya kurwanira Jari. Tugezeyo mu gitondo tugiye kwataka mo Kigali, tuhageze force yari yagiye imbere yacu, twasanze imaze gukuramo defense ya mo Kigali, bamanutse bagiye duca hasi Jari kariya gahanda k'inyuma kugira ngo tubatangire kuri Ruriba. Dusanga bamaze kwambuka, ariko baranatubwira ngo nitubareke bambuke, twe kubatangira, twe kubima inzira. Turabareka barambuka, bamaze kwambuka tubakurikiza amasasu, bariruka baragenda. Ubwo twebwe batayo yacu ya 3 ya 600 bahise batubwira bati 600 ntibambuke Nyabarongo, nibagaruka inyuma baze bakorera iyogo, noneho turebe ikindi cyo gukora. Ubwo imbunda Mbega nubwo nyiheruka, ubwo nahise mba umuyobozi w'ingabo muri infantry, ubwo nari nabaye platoon commander, ndakomeza ndayobora. Ndetse no muri iyo minsi mike cyane muri uwo mwaka, muri ayo mezi, mu kwezi kwa 10 ku itariki 8 narashatse nanakora mariage nziza cyane. Ubwo muri iyo riyogo nyine nahise ntekereza ibintu byinshi cyane, biba ngombwa ko nshaka umufasha vuba na vuba byihuse, kuko nangaga ko nshobora guhura n'ibindi bibazo ko nabonaga ibiriho, ariko nkavuga ntoya, umuntu ntiyakira ruriya ngo azapfe yishwe n'ubusa, reka nkwereke. Mu minsi mike bampaye kampani, maze gushaka nta gihe giti kinini cyaciye, mbaye wose bampa kampani ndayobora. Ubwo tuhita twimukira ku Gisenyi, imbunda ubwo nyisigira abandi. Kampani na paratuni bitandukanye ya kampani birimo paratuni 3. Navuye ku mbunda bampa paratuni, nyuma y'intambara, nyuma neza tumaze gutsinda urugamba, noneho bampa 3
ziba zuzuye kampani aba ari njye umuyobozi wazo. Iriya mbunda rero nayigiye mu gisirikare cy'u Bugande muri NRA. Buriya ninjiye igisirikare muri 87 cya Uganda muri NRA. Aho niho nagiriye ku ikosi yo kwiga iriya mbunda. Niga na 14 4 bararo na twin na single zose ndazizi nzi kuzikoresha. Nuko gusa iriya torebu ariyo twari dufite kandi yashoboraga gukora mobile yo kugendana. Ubwo rero niyo mpamvu naje nzanye iyo mbunda hano muri 600 kuko niyo nari nsanzwe nkoresha. Iyi mbunda yo nayigiye hanze ku Murindi, ntabwo nigeze mpigira imbunda ahubwo nari nyisanganywe no mu itangira ry'urugamba rwacu. Iriya twari tutarayibona uko intambara yagendaga izamura indi ntera igenda izana ntuza dufatika tugenda uko dufata ahantu intambara igenda idevelopa ku buryo twabonaga ko turimo dukora dutera imbere, niko n'ibikoresho byagendaga biboneka bike bike. Ariko noneho tukibanda ku mbunda zishobora umuntu aterura akajyana akava nk'ahangaha ukagenda ukajya Kayonza cyangwa ukajya Kibungo ukayishinga ukarasa warangiza ukayishingura ukagenda ukazagera Igisenyi ukiyifite nta kibazo igutesha. Izindi ziri hejuru y'iriya zikenera imodoka zizikurura kandi nta modoka twagiraga icyo gihe. Mu by'ukuri Uganda nahavuye ndi private, hari maze imyaka 2 mu gisirikare ni 3 nari nkiri private, ubwo no kuvuga nari soldat. Ndaza intambara itangiye turimo turwana muri 91 hagati aho tuvuye mu rugano dusubiye mu Mutara nibwo bampaye kaporari. Nibwo nabaye kaporari mu minsi mike muri 92 mbasereje. Ubwo mbaye sereja rero nkomeza kuyobora, ariko icyo gihe nayoboraga abasirikare ntabwo nari kuri iriya mbunda. Icyo gihe twakoreshaga imbunda ntoya cyane. Haza kuza indi mbunda bita Gatimba, ni GPMG, barayimpa aba ariyo mfata. Ubwo kuyobora ingabo mba mbivuyeho ntangira kujya muri support mu mbunda z'imisada, niko byagiye bigira. Noneho ndaza kuza hano muri Senide nahageze nkiri sergeant. Ndarwana urugamba rurangira nkiri sergeant. Muri 95 bahise bampariye teno kuva kuri sergeant mba lieutenant. Muri 2002 2001 bampa kapiteni. Muri 2006 bampa majoro. Majoro rero niryo garade natashye nkiriho ngo kuko nagiye mba promoted mu gisirikare. Kuvuga kuva kuri sergeant njya kuri lieutenant harimo ranka nyinshi cyane. Kago ugomba kuva kuri sergeant ukaba senior sergeant, ukava kuri senior sergeant ukaba sergeant major, ukava kuri sergeant major ukaba jida chef, ukaba sous-lieutenant, ukabona ukajya kuri lieutenant ya 6. Twagiye duca mu bintu byinshi. Muri make naca muri make kugira ngo nihuse. Impamvu mvuze ngo nta kiza nko kugira iwanyu cyangwa kugira gakondo, biraterwa nuko njye navukiye mu buhunzi. Ababyeyi banjye bari barahunze, mvukira hanze mu buhungiro nkurirayo. Nyuma bari mu gihugu cya Uganda. Nyuma yaho gato rero muri 82 haza kubaho ubutegetsi bwa Uganda buratwirukana, biti abanyarwanda ntibasubire iwabo. Baradutwikira ku manywa y'ihangwe, imyotsi iracumba, baradusahura, baratunyaga, ibintu biracika. Turaza turambuka
twambuka umuvumba twinjira mu Rwanda. Tukigera mu Rwanda abanyarwanda ntibigeze batwemera nk'abanyarwanda, ahubwo bahuruza amahanga ngo ni impunzi z'Abagande ngo zije zihungiye mu Rwanda. Banga kutwakira nk'abanyarwanda, nk'abenegihugu, nk'abanyarwanda, nabo batwita Abagande. Ubugande butwisa abanyarwanda koko byari ibyo nibyo. Noneho u Rwanda narwo kugira ngo rwakire abantu barwo baje bahunguka, nabo bakadusunika badusubiza ngo nidusubire iwacu Bugande, bagahuruza imiryango mpuzamahanga ngo nifashe ngo impunzi z'Abagande zahungiyeyo. Ubwo urumva mu bihe byashize habagaho ibintu bya politiki, abanyepolitiki bakomeza babwira u Rwanda ko hari impunzi ziranze, akavuga ngo yango ntabwo ari byo, ibintu nk'ibyo. Ubwo rero muri 1982 twarahunze, tugeze mu Rwanda twakirwa nk'impunzi z'Abagande, dushyirwa mu nkambi zitandukanye, dufatwa nk'impunzi rwose kandi twitwa ngo turi iwacu. Ni ukuvuga rero ibintu byagendaga bibi, ibintu badukoreraga, ibintu amagambo baduteraga, ibikorwa badukoreraga bibi, byose byatugaragarizaga urwango badufitiye, bikatugaragariza urwango badufitiye mu by'ukuri nta guca ku ruhande. Icyo gihe muri 1982 ubwo tujye nasho tubayo, twavuye muri 1985 mu kwezi kwa 11 ubwo twagarutse nabwo batwirukanye ko ubwo Museveni yari amaze gufata igice kinini cy'amajyepfo cya Uganda gihana imbibi n'u Rwanda, hose yari yasaga naho yabafashe. Noneho bohereza ya mabisi ya Unatracom, leta yafashe icyemezo na HCR itabizi, bakajya baza bakinjira mu nkambi bagapakira abantu nijoro nimugoroba, bagapakira amabisi akaza akamena hariya Rwempasha hasi ku Muyanja, ngo nimwambuke mutahe mujya gufasha bimwene wanyu, ngo mufate leta, ngo igihugu ni icyanyu, ngo musubireyo. Tuza dutyo, Loni yagiye kugira iki kikanga inkambi zarasenyutse, babaza bakavuga ngo reka dango abantu basubiye iwabo, ngo rwose ngo bagiye kurwanira igihugu cyabo, ngo nta kibazo. Bashoboye bagakurikirana bakaza bakabona amabisi ntiyatuza, bakabacabiranya gutyo. HCR urabona ntacyo bakora, barabireka. Gusa nyine turaza turongera dusubira mu Bugande. Amahirwe twagize nuko twasanze abari bafasha aho ngaho, abari baratwirukanye batadushaka batakihari. Ni ukuvuga iyo tuza no kuhabasanga cyangwa abari bahafite, iyo baza kuba bafite imitima mibi nk'aya batwirukanye, twari guhura n'ibibazo. Nkuba twari kugenda tugerayo batwakira batwica, nta kindi, kuko nta mbabazi bari dufitiye. So ubwo rero tubonye ako gahenge, tumaze kubakira abasaza, urumva bari baradutwikiye, nta kintu dufite, turi kuri zero. Tubanza twubakira abasaza, turabarundarunda, tubashaka aho tubasiga. Ubwo muri 1987 nibwo nanjye ninjiye muri NRA. Ndajoyininga NRA, ariko nyijoyininga mu buryo bw'uko hari ikindi cyari kindimo. Hari abantu bazaga badusansibiriza batubwira ko hari igikorwa kigomba kuzakorwa kugira ngo natwe tubone tube abo turibo, kugira ngo natwe tuzagire ubwende gihugu, tujye mu gihugu cyacu, tuve mu rungabangabo. Bakaza, ariko nubwo batubwiraga nta utarabibonaga, bumvaga koko bikwiye, kuko byari biteye isoni, byari biteye n'agahinda kubona ujya iwanyu bakakwihakana, naho ugiye bakakugaheraho, ukamera nk'ikizenga kiri mu mazi kidafite aho gishinze imizi, uyumbayumba gutyo udafite aho ubarirwa. Ubutumwa bwo ntanga buri wazi buragaragara. Ndahera ku rubyiruko, abana bato bariho babyiruka, nababwira yuko bagomba kureba ibihari. Hari abatazi izo ntambara zose turiho tuvuga, baje bavutse bagasanga igihugu kimeze neza, ariko ntibibaze ko ariko cyahoze. Cyari kibi ku buryo n'abagikuriyemo byonyine ibyo bakoze uko babyumva ni ukuri, ntawe ubabeshya. Bumva ibyo urubyiruko nkabo ibyo bakoze basenya igihugu, bumve yuko igihugu cya mbere ya jenoside kitari igihugu. Bageze amahirwe rero, bagirirwa ubuntu bw'Imana, bavuka igihugu cyaramaze
kugarurirwa isura, cyaramaze kuba igihugu cyita ku muturage, cyaramaze kuba igihugu gifite inzira, gifite umurongo, cyamaze kuba igihugu gifite imiyoborere, gifite abayobozi beza, cyamaze kuba igihugu ugenda ukishyira ukizana, uva ku mupaka ukagera ku wundi nta resepase, ugenda ntawe ukutangiriye imbere. Rwose urubyiruko bakwiye kumva ko uruhare runini ari urwabo, gusigasira ibyo babona byagezweho, bakabibundara kugira ngo hatazagira ejo undi uza akabashuka, akabereka ko hari ibindi byiza azabazanira birenze ibyo tumaze kugeraho ubu ngubu. Uwamushuka ngo hari ibindi byiza azamuha birenze ibi, azabanza amubaza ati banza unyereke ibyo waba umaze kugeraho atari ibi ngibi byubatswe n'Abanyarwanda n'urubyiruko. Ibyawe byiza uwo twereka, banza ubitwereke mbere y'uko tujyana kugira ngo uzabiduhe, banza utwereke byibuze ishusho. Bakunda igihugu cyabo, kuko kubura igihugu cyawe nawe ntuburiho, ntuburi umuntu, uburutwa n'inyamaswa iri muri pariki, kuko nayo ibifite abayirinze bayibungabunga.